Ndi papa Sava. Dativa. Big Nyashi. Yes, sir. Stomange. Rya. Usigaje mangayo. 20. Urasabye tariki zingahe kubu yamazemo? Urumva nayo nasabye ku tariki 7 ariko ntabwo birakunda. Kuri 11 nzaba nabikoze bihangana. 20 zigeze kuri zingahe zongere zikubite mu kundi kwezi? Nose kumeze nkaho uzaba wigudafata mu mutwe. Twebwe twababwiye ko ari ishuri rikubita fast rigahita ripcatu. Umuntu akabimenya mu gihe gito. Wumva ko ubundi adashaka kubifata ninde? Mukeneye gukomeza kujya mwirirwa mugumanga. Nose ko muzi ko minervare zanyu zitagura n'intebe kuki mudashaka gufata mu mutwe muvuga ngo mu graduating mugende. Nyuma y'imisi 2 n'ubutarabona minervare ntuzagaruke. Guta umuntu mwiza bura minervare. Marigo? Karame. Wowe bimeze gute by'amafaranga y'ishuri? Nanjye nayazanye. Reba mujye mugira ubwenge. Ubundi wajye ugira inama mu bakobwa. Urumva? Kugira ngo wige ugira ubwenge ugomba kuba ufite icyo bita discipline. Discipline ihera kuri school fees ukayitangira igihe. Discipline ihera kukuza ntutinde. Ukagira ntusamare ngo ugeranga wowe. Niko. Urashaka kwigisha ngende? None se ko umuntu ufite amagambo menshi wakubashye. Ntabwo nongera. Ko abantu bakuru babasahinda nk'abana. Ngo nimbagurizera. Bagurize se Nagurishije ibyo ngibyo mujye mubikora tutarahanga. Urumva? Ko ntago mu muzi ari kwishyuza. Nari. Dafi? Wowe meze gute ibya minervare? Yitwaje ariko numvaga naba nishyuye make andi nkazayishyura ku wa 4 kuko Ako Dafi, ishuri ni rya nyoko. Hano twaje tuje kwiga tuza turi abantu bakuru. Sibyo? Ngiye nigomwa abantu benshi ndavuga inire kamere ku mudugudu w'iwacu abari twebwe tuzagira. Murashaka ko nibaza gutanga akazi no muzajya mumangamanga bakajya bavuga ni mwumva. Murashaka kugira ngo muzanteranye n'umuntu ngiye twumvikanye ngo nzasange narabateguye. Twaje kwiga dufite intumbero y'icyo dushaka. Mwaje kwiga hanga mufite target. Siko bimeze? Muza kwiga hanga mufite gahunda. Niyo mpamvu nababwiye ni ntihakagira umuntu uzakora ikosa ryo guhingutsa ibintu by'umuntu winanga mutazashiduka batwinjire bagatangira kudutwara amasoko. Bagatangira kudutwara akazi. Ibaza kugira ngo abantu ko apiga nzeze ruguririya nabo bakoze gahunda yabo tuzagera gutya nibaza mu interview basange muri mu gutsindwa amanga. Ariko wowe Katsinda niyo mpamvu udafata no mu mutwe. Naje mwumva ibintu bababwira. Ngaho ni muvuge twumva ibyo mwavugaga. Ni ikihe kibazo mufite? Ndi kumubwira ngo amafaranga yari yazanye yatanze. Wakwishyuye minervare wowe. Niba yazanye so wamugane yaretse gutinza amasomo. yanyuze. Asa Dafi soka rero ugende twiyigire. Abandi nibatera imbere uzatangira kujya ubareba utangire kubagirira amashyari. Mwatanze minervare kugiye mukabasha kugira. Tufaranga waje undi kukavugiriza nitwo dutuma mututanga mugonona. Ubwenge burarahurwa. Ubwenge ni ikintu gihenze. Ubu siyo niga nge mba meze simba nirirwa ndi hara kwapiga nzenze ndimo nanjye ndi mucocezo meze nk'abantuza. Dafi arayatanze. Ngo dutangire kwiga. Ntabwo ari njye bivuze. Uvuze ngo dutangire kwiga ninde? Ni wowe ugura ingwa za hano? Ntabwo ari njye. Uzishyura umwarimu. Uretse gato. Rastariye yaje? Wowe warishyuye? Okay, ubwo yazanye za. Rasta. Mugerageze mugire discipline, mugire n'ukuntu mwitanga. Zana. Buruzi uzi imbaraga byaradutwaye. Uzi visa yo kugira ngo uve nangaho ujye kwiga za ntuza za hose. Za Chinese.
urumva mwigana umwete mukimenye kandi narababwiye umuntu nzumva agenda muri karitsiye atumenera ibanga akagenda akazatuma abantu baza bakadutesha akazi nanga je tuzagirana ibibazo kabisa nabaciye make bazanira umuntu w'igihangange nsinzumve n'umunsi n'uyu numwe nkubara abantu batangiye kujya banyuririza ama message ese digidi ibyo bintu byashatu kose mwazanye n'ibice umunwa wanyu ube muke turumvikanye umunwa wanyu ube muke mwigana umwete bo uretse gato didasiana wowe ntagurayabona tungi yari yambwiye ngo mufite gahunda ngo hari abazanyuza umuhanda yagize mwiza wa nyambo ubwo wanayabona uzagira bo kirezi warishyuye yarishyuye bo gitariro nayo ndabona yaratanze mama sava nayazanye wawe ngaho ishyura rero nukwishyura mu banyuma ese umugabo cyose nabahaye umugore w'umukire nako ubwo mugisha ariko nayishyuye okay turumvikane kandi ikindi mujye mumenya yuko ahanga mwaje ku ishuri kirumvikana mwaje ku ishuri ceceka mwaje ku ishuri ntago mugomba kugira ikintu mugomba kwiga ikidece mwamara kumenya ikidage mukamenya n'ikinyabupfura mukamenya no kwicuruza kwibrandinga ni iki ni igihe uzahura na rwiyemezamirimo twumvikane nabyo no kubibagiramo inama urumva dore nk'uyu nguyu kuba ari mwiza gutya nabivuza haruguru ariko ararasamye gutya guta umukobwa mwiza ushobora kubura 200 byo kwishyura minerval kubera kumangamanga manura akaboko noneho rero niba ugize ukamenya ukuntu wicuruza niba akubwiye ati idini feature urumva idini feature ukamenya yuko ugomba nayo kwicara ugahita umbwira uti hidden feature icyo gihe ubu mubwiye buretse gato ibyo ngibyo baraza kugenda basobanuriramo ariko buretse ntago turatangira kwigisha ikintu gihari ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere kugira ngo umenye izo ndimi cyane ko ziba zigoye hamwe mwarakuza benshi mwana bayeho nabi ku buryo gufata umutwe babigoye ariko birasaba ngo tuzabatware gake tubatware gake wajya kubisubiramo ukabisubiramo wihereye niba mukomaze gukora akanama k'umugabo n'umugabo cyagiye agaramye aho kugira ngo ufate telefone ujye mu bya YouTube ugafata ugafata nk'akantu k'agapapuro gatujye nandikaho utuntu twibanze ukagenda utwibuka mukirinda nari mfite igitekerezo ntabwo mwatwongereraho nk'ibyumweru 2 kugira ngo tuzabe twabimetirije neza arega wereba ibyawe wowe nande wimetiriza wowe nande abandi bari gufata mu mutwe wowe aho ngaho uri kwitekereza amaburushete yarawe mu cyokezo kwa tungi shira umutima ku ishuri wumvise kirumvikanye hari wazanye undi hano hari wabajwe n'umuzigo wundi hano twumvikanye ko gahunda ari kugira iki kugira ibanga mukiga nk'abantu bakuru jewe rero ndagira ngo introducinge ku kantu gatoya ugomba kumenya ahantu hose uzajya mu buzima bwawe bwose ugomba kuzaba ufite impamba ku buryo n'ubungu bibaye ngombwa bagatungurana tukazana nka cya projecteur tuzatukizana hano tumurike none barebe ahantu mugeze mwiga birasaba ngo bakigitunga nkivuga presentation nkivuga ni good invention nivuga good invention muzahita mujyaho uzaza bwa mbere azahita ubwo icyo gihe ni mu gihe turi mu kidage mu gihe turi mu ariko mu gishinwa ikintu cya mbere ukibona agitakaramo urumva bamwita Chichong niwe uzakurikirana ibijyanye no kuzaba ibizami tubimwe na bimwe bishobora kubona online akantu ka mbere guhita bamubwira ngo NIHA muri kukumva ko ako ngako ni indamukanyo irimo ubupfura biravuga ngo ndagusuje mu kivandimwe musubiremo ntago rukwabira NIHA ako ni ndagusuje mu kivandimwe rwose ako kantu muzamugaragaje ko ari intambwe nziza mutangiye none se mwari ubwo ngewe abinsuhuje wenda kantanga kunsuhuza namusubiza ngewe ngo iyo akubwiye ati NIHA nawe tuvuga ngo ha urumva ubu mwikirije ni nkuko bavuga ngo Yesu akuzwe ugahita umubwira ngo gira inka
gira umugabo ndayakiriye urumva noneho umuntu akakubwira ati niha nawe ugahita umbwira uti mbese ni ugusekera mu gihanga birimo inyuguti z'inyenkanka z'indagi nyenkanka hanyuma rero ubwo gahunda niyo ngiyo ndumva tutari bubitindeho tuzajya twiga uretse gato tuzajya twiga amasomo mu mwanya muto kugira ngo mubashe kwifata neza kandi mu gihe gitoya sibyo nimutuze rero mugerageze kugira ikinyabupfura kujya kuri byanyu bya hato na hato byo gutembera mujya kuri toilette ni kuri gahunda kumvikane ni kuki ni ugusaba uruhushya nabyo baraza kubibasobanurira babereke ibintu byose ukuntu bikorwa si sawa kuko byari binatangaje kubona amadederi atabasha kuvuga igishinwa n'ukuntu amadederi kumva kujya uvuga igishinwa akabazo ushatse nko kujya mu bwiherero wabivuga gute baravuga ngo cinco kama pino da hari byinshi ubwo si byo bintu twabifata ubihibye se ukavuga kamapine oya ntabwo uretse gatoya ibi byanyu muzana umuntu akaba yitwa Nyirambarushimana kuva ngo ni Nyiramba urumva cyangwa Mbaru ntabwo ari byo hariya baragikurura cinco kama pino da nuvuga ngo cinco kama pino da nuvuga ubushatse kuvuga ngo ndashaka kujya kwiso oya mwebwe ibyo bya toilette muzana byo birimo ibyanyu n'ibihura ndashaka kujya kwikiranura n'umubiri ururimi tuzabigisha ruzaba rurimo ikinyabupfura reka rero twibitindaho kugira ngo dukoreshe n'igihe neza reka mpamagare noneho Kidayida urumva reka mpamagare Kidayida ni engineer mu bintu bijyanye n'indimi akaba ari we noneho uzajya adufasha gusobanukirwa no kumenya ariko cyane cyane mu bijyanye no kuvuga ngiye buri ibijyanye no kwandika nzabafasha cyane muraza kugenda mubaza nyuma noneho we agiye kubafasha mu bijyanye no kuvuga agitunguka muramutunguza akantu ko kuvuga ngo Masa ngira ngo ni wowe ugiye kujya bafasha musotopo iminofu ubwo ibi ngibi urumva mwebwe muracyari ku rwego ruri hasi ngira ngo rero muhikaze none muri aka kanya arabanza bibwire namara kubibwira mu magambo make nabisobanuye haruguru ibyo azajya bigisha noneho abahe udusomo twato nato twibanze nimumara gufata udusomo duto na duto twibanze turabaha akanya mutahe none nimumara gutaha ubwo ejo nibwo tuzaba twateguye ibijyanye n'ibigize byose abashaka kuzajya barya saa sita ni bande hajya havuga umwe ariko iyi myigire yacu igomba kuba irimo ikinyabupfura hajya havuga umwe umva tuzajya dukora iminota mike kugira ngo uko mujya gutekera abagabo none nta mwanya ntago tuzatubitinamo sibyo ngaho ni mumanure rero musotopo intrachanya NIHA murakoze tugiye gutangira kwiga kandi tugiye kwiga ibintu by'ibanze ku buryo ushobora guhura n'umushinwa ufite nk'igishimbo mu ryinyo ko ushobora kubimubwira bikakuviramo amafaranga ugomba kumubwira ngo cincingyanca mwandike mwakabyandika ndababwiye ngo ni canciyo ndababwiye ngo cincinciya ubwo ni igishyimbo mu menyo aho umubwiye ko afite igishyimbo mu menyo mwandike muradutiza cincinciya igishyimbo mu menyo ariko mugerageze gake mugerageze kumva gake umva cincinciya ubwo ni igishyimbo mu menyo ko inyama
inyama chanka chinchinyo chanchia arega murumva izi ndimi niyo mpamvu nyine zibarenza ubwenge zisaba gukurikira nturangare ibya mbere nimwabifashe ho munsi cya mbere cyo bagifashe n'ibindi biraza nari mbabwiye inyama nari mbabwiye chankinchonchia tancho wababwiye ko izi ndimi zivanganye uko muri kumva bicanganye niko ururimi rugenda ntabwo muri bwigira ururimi mu rundi rimwe chankinchonchia chapancha Mupe kwandika ibyagereye ariko ubundi urusaku rw'aba bagore umuntu yakugiramo umva mu nyuma abantu bakora ariko umva twumvikana aradusakuriza niba mvuze ibya mbere n'ubyumva fata ibya kabiri fata ibya nyuma mufata ibya nyuma amaze kuvuga ngiye gusubiramo icya nyuma noneho ntabwo mujye mufata ko mwumvise ariko mwandika sibyo sinarabwiye ko ari kumubwira ngo afite inyama mu ryinyo ko ni mu byandiko igishimbo twabivuyeho twakirenze reka tuve mu by'ibishyimbo tujye muri bizinesi dushaka gukora mukabona amafaranga aha ushobora no kujya mu bushinwa ushobora kujya mu bushinwa ugashaka kwaruza nk'ibirayi oya tuvuga agiye nko kwirembo wenda nko kuguzurisha wenda nk'ikinuza cyangomba cyangwa uri kubaza uti mundangira ahantu ambasade yo mu Rwanda ukuntu babivuga yo uri mu bushinwa ukabona umushinwa mbere uramagaruka mubwira uti cancan umubwiye ngo hagara abagahita gusubiza ati cancan hagara oya cancan no kuvuga ngo wanyega amatwi nawe agahita kuvuga ngo cancan nta kibazo gutega kandi ni birasa ntacyo bitwaye nabyo biruzuzanya noneho igishinwa cyaba cyoroshye nyamara nubwo muri kugira muri ibyo byose ngewe mfite akantu k'akabazo gato katabagura umugore anziririye uya mutuze umushinwa yanyikundira akavuga ati gitari uranywa iki namusubiza ako nari kukageraho none iyo akubajije ngo uranywa iki ndakubwira ukuntu yakubaza n'ukuntu wamusubiza akubajije ngo uranywa iki waba unywa fanta ugatuma ubwira uti primus ugatuma ubwira uti cancinconca cacicoca iyo ni primus andika cacicoca urumva harimo akantu kajyanye n'umusemburo nimukase mukumvamo akantu ntabwo ari ca uvange n'urundi kuko ari njye ukibarije akaba ari njye uzanabibaza nagifashe nabyanditse mwari kurikira neza buretse harimo inyuguti zivugira ahangaha harimo izivugira ahangaha harimo n'izindi noneho zivugira aho hanze zizeruye cancincoca nicyo kijyanye n'iyo pirimusi naho bya bindi yavuze haruguru ni cancincoca mwakumvise nk'uko bavuga ngo isoko ni isoko harimo amasoko nitugera mu kidisha ubu mwe murakomeza kubimenya twagiye ndashaka kuvuga ngo ndagukunda byahebuje oya byahebuje ntabwo bijya mu gishinwa ahubwo wavuga ngo ndagukunda byo gupfa ndagukunda byo gupfa urukumva ushaka guteretana n'abashinwa wahita umubwira ngo cincampa canchon cinchon cancho oya byahebuje ni inco iyo yanyuma iyo nco niyo byahebuje kuko rero nabifate nk'uko azabashaka gutereta ko mutandika bisubiremo rimwe cyane cincampa cinchinchunchanchi ko ntazateretana ariko ikibazo ibintu tubwira ntabwo ari muri gusakuza reka mbabaze uretse gato mbwiye ko bizi uretse gato komera mwiriwe basuhuze nawe kugusuza mu gishinwa wambaza twavugana nzira cyane
ariko twari tugenda gusa. Okay, reka noneho ndumva ubwo byari bigize gutya twanasoreza hamwe. nasubiramo icyanyuma ntago bari bakajyana ndagukunda byo Nyine mbere ko dukomeza ngira ngo nakantu gato ngira ngo mbabwire iyi gahunda mumenye ko tugiye kujya tuyikora kwibanga. nta bagabo bayije Sibyo nta bantu b'abagabo babyinjiyemo cyane cyane kuba bafite utuntu tw'umuti. mani wampaye amafaranga ariko ese w'imwongore mubwira guha amafaranga ibihumbi byanjye 50 nasize mu kabati. Uru rugo ruzamera rute? Nta nubwo wihaye n'akabanga ngo ubibarize mu rugo. Wagiye kwiga igishinwa se ujya kwiga ntumbwire imishinga ufite. nagira ngo nyine nzagutungure Ariko urantungura mu biki? Njya amafaranga ndasiga nkabwira abafundi ni mu nkorera amarogari asiga atamanura amazi neza warangiza ngo uje kwiga igishinwa. Ibyo bintu by'igishinwa tubifitanyemo gahunda kweli. none se nari gutanga Ndegete mumereza amafaranga yanjye. Ariko se wagiye umuntu w'umugabo ko abandi Ariko umugabo ndiki? Mbyaye kabiri ndimbwa. Umuntu w'umugabo kuko nawe nukuvuga. Mbyaye kabiri se ndimbwa. Umuntu w'umugabo wakubona utera hejuru umugore yavuga ngo iki koko umuntu usobanutse nk'aho abandi bari kwiga abandi barimo kwiga ugiye kumubuza amahirwe y'igishinwa ko bakuvuze nkagira koko ngo barakubeshyira rupe ugiye kuba ikibazo ahantu hose muri sosiyete niwe munyengaru niwe muntu w'umunyamatiku niwe munyabibazo rata mu nyumva ndasiga amafaranga 65,000 hejuru y'akabati natumije abafundi banyubakira amarogari hari n'ahantu haje imedite banshyirireho noza bahamasitike uyu nguyu yagiye kuyafatara yazanye kandi abafundi barahari wabimbwiye basi ntitwabyumvikanaho urahakana ngo ntiwabimubwiye umubagiye nti mama Sava se amafaranga none urayazanye ati umugabo wanjye arayampaye ntabwo wambwiye ngo ni papa Sava yaguhaye sinarende nayaguhereye ariko mureke kumurenganya baravuze ngo tubigire ibanga nawe uburyo se watora amafaranga utabyumvikana byaribanga kuko avuze ko yayampaye kandi nacyo kigaragaza ko none nibi turi gukora byose ari ubusa undi se nibanga nibanga papa Sava nibanga kandi muri kwiga ibanga nyine ritagomba kumenywa n'abagabo twebwe turi kwiga nk'abagore abagabo ngo ntabwo tugomba kubibabwira tukabibatunga amafaranga yanjye ni ukugira ngo mutazababuza kwiga tukazamufa rero mbabwire twumvikane ngo nteye nta bintu by'ubutubuzi hano nshaka digidi mpereza amafaranga yanjye maze mwigize abantu b'abanyabwenge ngo muzagenda ngo mutuburire abagore ngo hanyuma mwirukane kuko abagabo ntago mwabakira digidi mpereza none se badutubuye dufitanye ikihe kibazo digidi uramereza amafaranga yanjye ariko se wigeze unantelefona ngo tuvugane kuri icyo kintu ndanga ndavugana iki nawe ariko tuje tukarangiza ferisi ubu mwese mwicara hano ngo muri kwiga ngo igishinwa ngo niba ngo n'ikigeshi niba ari hanyuma ubwenge bwanyu buke mugira njye nagenda kuri interineti njya kureba ibintu byose batwigishije habe na kimwe kiri cyo ariko ndakubwiye ko ibihugu byose bya Sasa amakuru y'ibintu by'iwabo gutyo gusa none se abantu barakubwira ngo buri gihugu kigomba kugira umwimerere ukibwira ko n'ibihugu byose ariko bishyira ibintu byabo ku karubanda wowe ufite lisansi yo kwigisha n'uburenganzira bwo kwishyuza minerivare niba nta muntu nibye aba kandi ndimo kubafasha urayama uko ngenda sanze umwana iriya hanze ngo nzi kubivuga urayama rero niba waranambeye Marigari reka twumvikane uretse gato Marigari muri kwiga ibiki mujya tutiga ntibakikubwira ukakanura amaso ntibakikubuza ukakanura amaso ntabwo bakikubwira ngo niho babwira oya nimukimubwire twumve oya muretse twebwe buriya njyewe sinzi niba ari ukunyanga kuko ndi umukire niba ari ukunyanga kuko mbarusha ubwenge njyewe wenda n'iki niba ari uko naje nangahe wenda nkaba ndi gutera imbere mukasigara mumeze gutyo sinzi impamvu munyanga mumusuhuze mu gishinwa yumve none hirya genda avuze ngo mereza amafaranga yanjye kwigisha ari amategeko bikurikiza gushinga ishuri bifite ayandi bikurikiza kwishyuza minerivare bifite ayandi bikurikiza biba byaragenwe bikurikije politiki ya leta y'imyigishirize wowe urajya gufata 50,000 wigisha igishinwa ngaho nawe basubiza icyo gishinwa
okay fata telefone recording nawe suza NIHA hanyuma uvuga uti tugiye kwiga mu gishinwa hanyuma wabwira ibintu bagiye kwiga nubivuga nabi were wako nubivuga nabi wowe uraza gutubure wowe igishinwa ukizi niko kidahita wowe wigisha iki nari mbanje kwigisha igishinwa nari kubigisha n'ikidage ngo basuhuze mu kidage twumve mubifata kuri telefone basuhuze mu kidage bogomba ntese nibyo watubwiye mbere icyo kari ikidage ni igishinwa mu gishinwa mu kirusiya kandi twari rwose mu kirusiya rega si ngombwa we nabo uretse mbese kuko nibyo twakubwira ariko wa nibyo twavuga ko atabyumva cyo ni ikidage sariko wa icyo ni kirusiya cyaheza ariko ubundi warangije wa gatandatu wa primaire wowe oya ibihugu ntibivuga indimi zisa sibyo mwese urakeka ko tutazizi se papa sava wandinda no kuzimenya ku buryo umuntu ashobora gukora umushinga mwabifashe ibyavuze ku buryo umuntu ashobora gukora umushinga ejo tuzabijyana ku murenge bazana abantu bize ariko ni gutyo mukorera abantu mutaranya abantu na lisansi yo kwigisha igidigi nasubiramo iby'ubu yavuze kuki mwamuca subiramo ibyo yavuze ari kwegera papa Sava egera papa Savanga asubiramo iby'ubu yavuze subiramo ibyo yavuze oya hari ikibazo ariko tica hari ikibazo oya ngenda shaka kwibaza papa sava ntukizwa ni gute ukorera imana ushaka guteranya abantu n'inzego kugeza igihe ibintu biri hano mu bavandimwe byo mu mudugudu mu gakaritsiye kacu biva bikajya ku murenge tubiza amafaranga jamani mereza amafaranga yawe ako sereka oya buretse gato mereza amafaranga yanjye jewe ntabwo amafaranga nayimanye mereza yanjye ariko buretse gato kambanze wijyana yose garuka amafaranga y'abantu garuka hano ngenda kurama yanjye kurama yenyine dore nanjye 30 hanyuma utakabaye akira amafaranga mpereza amafaranga akira wagisambo arabura 15 wiranyine uyafata dore kiricaye yewe ndafata iki yewe narabimenye ndi nubwo yavugaga ngo ngewe narayatanze yaravuze ngo ngira umuntu wango nge sinzayishyure kugira ngo nazabishyure mbere mu mama ndakugaragaza noneho nge yakiriraga menyeraje ngo tuzayatange ariko zakugarika nayo namuhaye mazamubanga je nishyira mu bambere nubanza yararwaye nawe ngo buri mwarimu mwirwa mutesha abantu igihe gusa impamvu avuga ibintu bitandukanye ntanazisubiza yarangiza ngo birasanga indimi natwe twabaye injiji papa Sava naturengere ahubwo abijyane mu buyobozi aba ngaba bazanica n'abantu bibirwa bivugisha ibintu bitabaho bidashinga bicara ibyo kwicara hariya